Yesu aracyakora TV. Abana bashikubisha ko Imana Gasiza duhaye abo bashike nibara yarahaje niba Imana ni bakora cyane naravuze ngo kamere Imana mashi ise bigere gice cyane kubira muri Imana. Imana ni muganga, Imana mukozi wahanga yamaze kubona ko muri iterano abantu ishaka gukiza. Imana ikiza uburyo bubiri, ikiza umutima igakiza n'umubiri. Haleluya. Nje rero n'umuntu uje kubahanurira mwese. Mwemera ko Imana ivuga? Mwemera ko ivuga? Iracyahari? Haleluya. Nukuvuga ngo amagambo tugiye gusoma ari mu gitabo cy'Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15. Batarahagera reka dusome cyangwa se uraza kwasoma ugeze mu rugo. Ni Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15. Hari amagambo avuga ngo dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo mubwiye. Nimwakendeze ijambo ry'Imana. Nsuguriza abantu nka babiri mwegeranye ubabwire ngo nimwakendeze ijambo ry'Imana. Birashoboka ko mutigeze musohokanya, birashoboka ko mutigeze mumenya izina, birashoboka ko mutigeze umenya uwarime, birashoboka ko mutigeze umenya n'ahaturuka, ariko musuhuze mubwire ngo Imana iri muri iki giterane, mubwire ngo Imana iri aha hantu, mubwire ngo Imana iri muri iki kibuga ku bwawe, mubwire ngo Imana iri hano ku bwawe. Nubwo ndi kubona bamwe mutabyitayeho, ariko Imana iri muri iki kibuga yahageze kugira ngo nawe ubone ineza y'Imana. Undi ijambo nkuzaniye, haleluya. Ijambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo habonetse gikurikira. Mbwira umaze gusuhuza umubwire ngo habonetse gikurikirana. Ubonye gikurikirana muri iki gitaramo, ubonye gikurikirana muri uyu mwaka. Birashoboka ko mwaka washize nta mahirwe wabonye, birashoboka ko mwaka washize nta mugisha wigeze ubona, birashoboka ko mwaka washize wahuye n'intambara zikomeye, birashoboka ko mwaka washize wahuye n'intambara, ariko 2023 habonetse gikurikirana. Uje gukurikirana ibyo nzaburira mikoro mvugane n'abantu b'Imana, nzaburira ikaze ikiza. Haleluya. Wahuye n'indwara habura kubwira ngo inkore, uhura n'intambara habura kugira ngo komera, uhura n'abashora bakomeye barakwiba habura kubwira ngo komera, Imana iracyahari. Uhura n'imanza zikomeye cyane, nimwe na rimwe bakajya bakuburanya amahugu uratsindwa, ariko habonetse gikurikirana. Uje gukurikirana ibyawe bigashingiye ku mwuka, bigashingiye ku gihagararo, bigashingiye ku mashuri wize, bigashingiye ku ndesho. Habonetse gikurikirana. Abaza guhonda bakurogera abana, bakurogera umugore, bakurogera umugabo, ijambo barayibase. Ariko none uyu munsi ivuganye nabo ku itariki 8 irakubwiye ngo gikurikirana gize gute, arabonetse. Amenyesha ko umwana utagiye gikurikirana kinguruke ibafasha. Umwana utagiye gikurikirana atambuka yakomeretse, animugira ntihagire umubaza ngo wabaye iki, kubera ntacyo. Ushobora gusanga asinzire ku muhanda yaciye amenyo kubera inzara, ntawamubaza ngo wariye,
kubera ko ntaki ushobora gusanga ari kuvirira amaso mu gahanga mu kanwa no mu zuru hose niwo wabaza ngo mbese umwana yabaye iki kubera ntaki ariko nyumvira umwana ufite gikurikira ufite se w'umuganga na nyina w'umwarimu aba mu gipangu ufite icyicungo yambara poshe kose yambara na raposte murahari ko ufite abakozi babiri ushinzwe kumumesera ushinzwe kumugaburira arira kuri bravo bamubwira ngo tamira n'utumva bravo nyina yataha akaza ngo niko mwango wariye urandebereye umwana uri kumwe n'abakozi babiri afite umwitayeho umugaburira n'umumesera n'ugira gute urabona atariye impamvu nuko afite iki gikurikirana yagukurikiranye barakuroga ntiwapfa uhura na gisida ntiwapfa turashima Imana kubwamwe na data hari Imana yakubereye gikurikirana iriya gisida hinganye abandi bawukarokoka muri muzima iriya ninde nigikurikirana ndamenyesha ko burya Yozefu bamutaye mu rwobo rwacukuriye kubika amazi niki gitumye agenda mu rwobo ntasangemo amazi ngo amirengere ngo apfe niki gituma amanutse ntakubita umutwe kwibuye ngo apfe kuki amanutse ntasanga igiti gishinze ngo kimusoke apfe umva impamvu gikurikirana yabonye abazaje umuntu akuramo ikikwica yajya ngo gikurikirana yabonye abuzagwa akuramo ikikwica ibyari byo kwica byari bihari ibyari byo kwica byari bifite ishingiro ariko gikurikirana yabonye abuzagwa niyo mpamvu yarebye ikizakwica agikuramo utarahagera dusenge ndashaka kugira ngo dusenge Imana kuko muri iki giterane Imana ivuganye nanjye muri aka kanya irambwira ngo hari abantu ikije indwara z'uburyo bwinshi butandukanye iki giterane hari abantu babakirimo bajyaga bahura n'imbaraga z'abadayimoni ziza zikabashikamira nijoro bikabanikagura bakenda gupfa ariko ivuganye nanjye irambwiye ngo hari abantu ikijije abo badayimoni bajyaga banikagura muri ijoro kubera ko bashiye bitabiriye muri iki gitabo ndashaka gusengera abantu babiri ndashaka gusangira umuntu uvuga ngo gikurikirane nakurikirane ibyanjye muri uyu mwaka yego nubwo yandinze ndi umunyabyaha akandindira mu kabari singayo akandindira mu busambanyi simvirayo akandindira mu bujura ntibanyice ariko 2023 reka nyinjiremo gikurikirane nakurikirane ibyanjye ndi umukristo urahari gira gutya ikiganza bamwe babiri batatu bane mu nzu gira gutya banishimwe ndashaka gusengera haleluya undi muntu wa kabiri wigeze gukizwa byarangiza akagwa ariko uyu munsi 2023 akaba avuga ati ndagarutse reka ntangire mu mwaka nemera ko umukristo urahari gira gutya nawe reka mbasobanure neza mbuze umuntu utarakizwa utarizera Yesu nk'umukiza utarinjira muri turabatizwa mu mazi menshi uyu nguyu wigeze kubatizwa mu mazi menshi yarangiza akagwa agasubira gusabana agasubira mu kabari agasubira muri ibyo byaha zamura gutya umwe babiri batatu bane batanu mukomere Imana bashyira hamwe ndashaka uwa mbere mubona ahangaha uwa mbere ni mubona ahangaha umwana waza wihuta uza wihuta abandi baza barigana bashaka guca bakajya mu izina rya Kristo Imana
Iburasirazuba Nyagatare, Paruwasi ya Rukomo, itorero rya Giterane ya mbere. Nkunda Imana, ndi umugabo w'umwana umwe umaze amezi 6, kandi mfite umudamu ushima Imana, dufatanyije gukorera Imana, Imana ishimwe. Aba bahungu bombi ni barumuna banjye. Uyu wo hino navuga ko ari we muhungu nkurikira, kuko hagati yanjye nawe harimo abakobwa 2. Uriya ni bucuri wacu. Imana ishimwe rero, duhagaze Gasiza kubera ko Imana yabyemeye. Ushobora kuba uri kwibaza ngo Theogene yabaye iki? Theogene mureba nari umupolisi, wa wundi bita umugenzacyaha cyangwa uwo mwitaga opeje. Nari mfite ububasha bwo kugenda icyaha ku butaka, ikirere n'amazi by'u Rwanda n'ahandi hose natumwa bibaye ngombwa. Igihe cyaje kugera njyanye abafungwa itsinda, kubera ko iwacu Nyagatare tuyobora abafungwa itsinda abakatiwe. Tugeze ahitwa Kayonza mu kagari ka Nyagatovu, biba ngombwa ko imodoka idutura hasi. Gonzague ajya turirimbira mu mbabarire, Gonzague ustabye ndirimbo nushaka kwihagurukireho. Gonzague ajya turirimbira ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Hari ubwo wabona byarabaye ukavuga ngo kuki byabaye kandi ari umukozi w'Imana, ijya yemera ko bitugeraho. Wa mugabo w'inahangaha bita Kabugufi yageze iwacu. Burya rero ntabwo ari uko atakoreraga Imana, ahubwo nuko ijya yemera ko byose bitugeraho. Imodoka yadutuye hasi turi abantu 14, 9 barapfuye, 5 turiho tumeze dutya, buri wese afite ikibazo cy'urugingo cyangwa cy'ubuzima. Ariko ndashaka kubabwira ngo na nyuma ya zeri Imana irakora. Nyuma y'uko abantu 9 bapfuye, mpagaze mu Gasiza ndi kuvuga Imana. Haleluya! Ndashaka gusaba ntatinze ngo ntware iminota y'abantu, kuko na hano hari gahunda nyinshi. Hari
umubwirizabutumwa nasabye kumfasha gusoma muri Yohana ibice 5 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Yohani yuko dutangiye ubundi mwaka twaza tuvuga ngo dusubiza amaso inyuma, urebye imyaka wamaze, urebye ibigeragezo wahuye nabyo, urebye intambara wahuye nazo, Imana yaraturengeye, Imana yaraturengeye, Imana yaraturengeye, Imana yatumye tuva munsi y'umuhanda twandaga yabaye igifunyango, Imana yaraturengeye, Imana itwemera kuba mu bitaro igihe kirekire, Imana yaraturengeye, Imana yemera ko tubana uyu munsi tukaba turiho, Imana ishimwe. Abantu bumva ko Imana igira yabera nimutambura ibiganza by'Imana. Uriya mugabo none hanashaka ko mbabwira ijambo rivuga ngo nimwakire ijambo ry'ibyishimo. Ushobora kuba umaze igihe kirekire uryamye ku kidende, uriya murwayi yari amaze imyaka 38, yari yarahababariye, imvura yaragwaga ikahamusanga, izuba ryaravaga rikahamusanga, inzara yamwica mu nda n'abamujya muri yo bikayoberana, umubiri ukagira faiblesse. Ariko leta Imana ishatse kugira ishatse gukora ngo ugire puissance. Abantu bo hirya y'imbibi z'imipaka yacu y'igihugu cyacu n'umugabane, Abafaransa baravuze ngo la puissance on le mérite on ne réclame pas. Ndababwiza ukuri, icyubahiro ntabwo wirirwa ugisabiriza, iyo Imana yabonye ko gikwiriye irakiguha mu gihe gikwiye. Iyo kandi yabonye ko uburwayi bwawe bugeze ku iherezo, Yesu ahanyura yitambukira, yahagera akamenya ko abantu hari uburwayi bamaranye iminsi. Hari uburwayi bawumaranye iminsi we, ariko Yesu ari kuhanyura mu ijambo, aratambutse nonaha ubwo burwayi umaranye iminsi, arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Amagambo ya nyuma numvishe acimisha akankora ku mutima, muramubwira ngo byuka we, mukorere uburiri bwawe mwitahire, ikorere uburiri bwawe mwigendere. Bantu bo mu Gasiza hari uburwayi umaranye iminsi, ariko ari kukubwira ngo mwikorere uburiri bwawe utahe, kubera yuko wamaranye iminsi uburwayi bw'ubukene, kubera yuko umaranye iminsi uburwayi bw'ubupagani, nta kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ariko noneho ucyumvira ijambo arakubwiye ngo ikorere uburiri bwawe utahe, akiri impano y'agakiza, akiri impano y'Imana, umva ijambo ry'ibyiringiro, umva ijambo ry'ihumure. Ikorere uburiri bwawe utahe, mwakire ijambo ry'ibyishimo. Abantu nibakire, abantu nibakire, abantu nibakire, abantu nibakire. Abantu bakira ubukene, abantu bakira indwara, abantu bakira ibibazo, kubera yuko mubonanye na Yesu kuri uyu mugoroba mukumvira ijambo. Abantu nimukire, mwakire ijambo ry'Imana. Amen.
Wow.
umuyobozi w'akagari amushikirize impamvu twamugeneye. Chantal harimo umuceri ipaki imwe, indi paki ni ibishyimbo. Reka dusabe Gonzague wa mushiki wacu Gonzague aduhere uriya mwana
umwana w'umunyeshuri ibikoresho oya wenda ibindi bikoresho baba bivuge mu mafaranga akeneye reka amushyikirize ayo mafaranga araguramo ibikoresho by'ishuri araza kuguramo ibikoresho by'ishuri kuko ari hariya ku ishuri ni 9,000. reka dusabe Theodeste nawe aduhere uriya mwana ufite imbago ibyo mubimufashe erega nshuti nimukiganire ngo bitume muva mu byo mubwiwe simana ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo yavuze yaduhaye umugisha yaduhaye Yesu Kristo muri we turatsindishirizwa erega nshuti nimukiganire ngo bitume muva mu byo mubwiwe simana ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo yavuze yaduhaye umugisha yaduhaye Yesu Kristo muri we turatsindishirizwa Yesu arakora 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 Maninda bayo ataruko ari beza kabarinda ataruko bakiraruka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomero Mana yacu warakoze kuduha Yesu Maninda bayo ataruko ari beza kabarinda ataruko bakiraruka uraturinda mu makuba ukaturinda mu bikomero Mana yacu warakoze kuduha Yesu Yesu arakora 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 Yesu aracyakora TV.